nari ndi kumwe n'uyu mama ndetse n'abandi bakecuru babiri. Hari umuporotokoro uba hano yarahagaze hariya, sindi kumubona niwe wambonye. Arangije, haleluya, ndangije nyine ndabibona. Mbaza uyu mumama nawe twaturi kumwe ati ibintu ndi kubona uri kubibona? Arambwira ati ni ibiki? Ndamubwira ati tegereze neza, ati nturi kubona bira bishashi bitatu? Arangije arambwira ati uzi ko mbibonye, tugiye kubona tubona inkoni ya Yezu iraje, ariko ntabwo twigeze tumubona hejuru, twabonye kuva hasi kugeza hejuru. Nahise mfukama. Ibyo nicyo cyemeza ko hano hari Imana. Amen, haleluya. Ubwa mbere nahagaze hano no kuvuga birananira, ariko murabona ko mfite imbaraga z'umwuka w'Imana uri hano. Haleluya. Nukuri ufite ibibazo wese hano niho yaza akavoma. Amen. Impamvu ndi kumwe n'uyu mumama, nagira ngo Bishop nkunda cyane nubwo mutanzi. Uyu mumama turaturanye, n'umuturanyi wanjye mwiza, ariko birambabaza iyo bafashe uyu mwana bakamushyira mu ndobo bakavuga ngo ni muhahe. Afite umwaka hafi n'igice, ntibikwiye, ntarya ntawe. Ndakwinginze mu byubahiro byanyu mumusengere. Ngiye ni nacyo kintu nkunda. Mbabazwa cyane n'ikibazo cy'umuturanyi wanjye, kuba uriya wanjye azuzuza imyaka 3 mu kwa gatandatu. Murabona ko ari igisore. Ndanabishima Imana ko ibyo ninginze hano byose nabibonye, ariko nanone bikambabaza ko umwana angana gutya, mama watabuze icyamuha, akanga byose akabyanga, akabangana gutya. Abaturanyi nyine namwe murabazi, bakamushyira mu ndobo bakamwiterura hejuru. Nukuri birambabaza. Ndakwinginze, bisabye mfukamye. Imana iri muri Bishop ndayizera kuko nayibonye. Ndakwinginze mu musengere, nzagaruka hano nza gushima, ajya anywa kandi yariyongereye. N'umwana wanjye rero afite ikibazo, iyo ndi mu nzu y'Imana abambwira ngo dutahe, kandi simbishaka kuba ko nahawe uburenganzira, ngomba kubukoresha singihisha, singitaha ngo nkubitwe kubera ko nagiye gusenga. Ntago nabaga nagiye kwiba cyangwa gusambana nk'uko abandi babikora. Nabaga naje gushaka Imana gusa mu kwihangana usarura igisubizo. Amen. Rero nibyo nashimaga Imana, nifuza go na Bishop ayadusengera. Murakoze. Genda gusengera Imana. Ako mwumvise Imana ariko ubonye ukuntu uyu mumama noneho ashize amanga avuga Kristo. Imana yaramusanze. Nawe bikubera uko wizeye mu izina rya Yesu. Dukomere Imana yacu amashyi. Haleluya. Topazekere bonefai. Uracyari mu gushidikanya? Uwiteka nawe akwiyereke. Uwiteka akwiyereke uyu munsi. Uwiteka akwiyereke. Uwiteka akwiyereke. Nkuko babonye ibishashi bakabona Imana ibasanga, nawe akwiyereke. Yavuze ati kuvugwa nta wankura ahangaha namenye ko hari Imana. Hari icyo wabonye? Dukomere Imana yacu amashyi menshi. Ubu ni umumama uhamye Imana, kandi Imana yamugiriye neza, yamuhinduriye n'amateka. Haleluya. Jospa, shima Imana. Wowe wankuye w'isoni, wumvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye, wampaye icyo nasabye. Wowe wankuye w'isoni, wumvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye, wampaye icyo nasabye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ejo bundi nahagaze hano ndira, ubu ndishimye. Nane shimwe umwana w'Imana ko yishimye koko. Nawe nibyari byakubabaje? Dukomere Imana yacu amashyi ko yishimye. Yesu yarakoze, Yesu yarakoze, ntago nabona ukuntu mushima. Mfite amashimwe ntago nzi ukuntu angana, ariko kanyahinahina. Ishimwe rya mbere ndashimira Imana kuba ikinyita umwana wayo.
ejo bundi namaze icyumweru cyose ndi gusenga kuva ku wa mbere kugera nyine icyumweru cyose nanagihariye gusenga kugira ngo basi wenda nzumve Imana yongeye kumbwira ati mwana wanjye. Ngiye gusengera ahantu umuhanuzi akimbona arandeba mu maso arambwira wa mwana we warasenze. Kandi koko narasenze pe. Nubwo abantu bambona wenda bakabona ngaragara ukundi kuntu simbizi ko abantu baba babibona, ariko ngewe n'umutima wanjye turahamanya ko nkunda Imana kandi nkunda gusenga. Haleluya. Ku buryo yambwiye ati igihe cyo gusubizwa cyawe ni iki, Imana noneho yisaba icyo ushaka. Yarantunguye pe. Nari nifite ikibazo cy'akazi nawe no kubura amafaranga mpita mvuga ndashaka akazi n'amafaranga. Numva ariko nyine nabyo mbivuga gutyo gusa mbwira n'ibindi bintu byinshi ngira ngo birarangiye. Cyagiye naje ahangaha mfite amarira menshi, maze igihe navuga ngo nari ndi muri stage, wenda kambanze nanashime nize ibintu byo gukora inzara muri 2017. Mbiva maze kubimenya neza mbura igishoro ndabihagarika. Mva nta akazi nakoze utuzi twinshi cyane tubi nabaye mu planto, wenda si tubi kuba dukora ariko nyine hari igihe ugeramo kumva nyine akazi kari kose wagakora. Nakoze utuzi twinshi pe twamake cyane, ariko uyu munsi nje gushima Imana itanga akazi. Haleluya. Narasenze ndongera ndasenga nsaba akazi. Ntago nasoje amashuri yanjye, ntago nize nyine ngo nsoze. Nkiva mu ishuri nagarukiye tronkome, nta soni binteye zo kubivuga kuko Yesu yaranyigishije. Hari n'abantu bazi ko mfite na universite kubera aho tujya duhurira, ariko nshima Imana ko yahagararanye nanjye. Uyu munsi ikintu kinjanye gushimira Imana, nagiye gukora muri salo stage yari mu mujyi banci 500, ariko kubera kwizera nari mfite kuri bonane narabishimye nkaza hano nkishyura, nasigaranye 100 byonyine nagombaga kwishyura ayo mafaranga yose. Ndavuga ni Imana nishyuye amadeni yose yo mu rusengero, ntago hari ahantu nyine ndakwinginze wowe ushaka ukuntu bigenza. Nukuri naragiye mbaha 100 kandi bari baranciye 500, 100 bararyemera. Icyo kintu ngishimiye Imana kuba barabyemeye. Haleluya. Nkabana nabo. Igitangaza rero Imana yakoze ku cyumweru, Evangeliste Olivier yigisha yaravuze ngo igihe cyo guhumba kirarangiye, tugiye kwinjira mu gihe cyo gusarura. Pe numvise rira jambo ari iryanjye, nari maze igihe niga bamamagara ngo ino ukore ahangaha ukorera amafaranga, nkumva baramboha sinzagaruka gusenga, sinzaboka nkunze muri korari, nkumva nyine ndabirambiwe. Ndavuga ni Imana ndakwinginze tobora inzira umigishoro. Mu byukuri ku wa mbere n'ubwa mbere mu buzima bwanjye mama yabaza amafaranga 100, 200, 300, 100 n'akamereza. N'ubwa mbere mu buzima bwanjye, n'ubwa mbere byari bimbayeho. Nta na rimwe yigeze abara n'10,000 atari byo kujya ku ishuri wenda ngamereza. Arabara 100, 200, mbona arakomeje ngira ngo aragukina. Nukuri nashimye Imana, numvaga nta wenda ntagira, ariko ndashimira Imana ko yanyishyuriye iseta. Ibikoresho by'abasupa nyine bakorera hariya mu mujyi bakora inzara byose nyine nshimira Imana ko yabimpaye byose mbifite. Atarukuvuga ngo nzatangirira ku biciriritse. Imana yaraterurira rimwe irampereza. Ndashimira Imana, mbishimiye Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe yampaye igishoro. Mbishimiye Imana. Rero ntago ndi bubasabe ngo muzambere abakiriya, ahubwo Yesu yabategetse ko mumbera abakiriya. Mami warakoze. Ikintu nshaka noneho ndasaba Bishop na mami mwese ndabakunda cyane cyane cyane. Uriya mwaka wundi uzaza ngomba kuba mfite salo mu izina rya Yesu. Okay, nkorera mu mujyi kwa Rubangura, niho nabaye ntangiriye, ariko nyine uko bizagenda biza nzagenda nzamuka. Kwa Rubangura, hano kwa Rubangura muri rimwe niho nkorera. Iyo salo yitwa ngo iki? Salo nago nta zina ryanditseho hejuru, ariko nta kibazo abantu benshi baranzi. Uvuze Jasper bahita bakumva. Jasper baranzi. Mugisha. Umuryango ni uwa 3, uwa mbere, uwa kabiri, uwa 3 kurikiyeho. Bahita mu basutsi niko mbizi nyine bakunda kuhita. Yego. Twisukisha dukora inzara.